Munyaneza Anastasi nk'abandi pasiteri wa paruwasi ya Kareba iherereye mu Kidikoni bwa Mukamira. Twatangiye kubaka urusengero muri 2015 dutangira n'imbaraga zacu nk'abakristo, ariko tugira umugisha Diocese iratugoboka ituzana abaterankunga baduha ibikoresho kugira ngo urusengero rwihute. Urusengero rwarangiye kubakwa muri 2018. Urusengero rwatugira umumaro kuko mu vuga butumwa twagize abakristo biyongereye kubyo byadushoboje ko twagura paruwasi yacu tubyara n'indi kanisa. Ubu rero dufite abakristo bagira mu 1556. Harimo abana, harimo abagabo, harimo abagore. Paruwasi yacu imaje kubaka mu buryo bwiza. Hawe Florence abandi madamu wa pasiteri wa paruwasi ya Kareba. Urusengero rwa paruwasi ya Kareba rwaranejeje kandi n'inyubako yarwo iranezeza, kandi niyo turi gukora hano ku rusengero nk'abantu b'ababyeyi twaje mu isuku dushira hamwe nk'abantu b'abamazazi, kandi nk'amazazi hano muri paruwasi ya Kareba turabadamu 15 ikiza abandi badamu b'abamazazi bagera kuri 7, kandi twizeye ko nibirangira none tuzanabinjiza. Imana yacu rero yarakoze kuduha urusengero rwiza, nk'ababyeyi yo turi hano twumva tunezerewe kandi tukumva ari ishema ryacu. Imana ishimwe n'abadufashije kugira ibikorwa bingana gutya, barakoze. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Nitwa Karemye Jean d'Amour, nkaba ndi umujenama mukuru ku ikanisa ya Kareba, kandi nkaba ndi n'umuririmbyi birenze ibyo Imana iduha. Nkuko nakomeje kubivuga, nitwa n'ubundi Karemye Jean d'Amour, nkaba mpagarariye abakristo ku ikanisa ya Kareba kuri paruwasi n'ubundi ya Kareba. N'ubundi rero nje ndi gushimira kubera ko twari turangije imyaka 6 aha hantu mu mucaca, n'ubundi umuyaga gwarazaga gwahuha amaso agahuma, ariko tumaze kugira umugisha Diocese imaze kutwitaho, ndetse abaterankunga bamaze kuboneka batwubakira urusengero rwiza murarubona. Cyokora nubwo natwe twagize imbaraga dushiraho, twasizemo ibirahuri mu kubibona, ubu dutuye ahantu heza. Iki ni igikorwa cy'intashikirwa, ni urusengero rwiza rwaragaragariza naho abandi bari. Gusa rero tunari gushimira barabaterankunga, n'ubundi Imana izakomeza ibaha umugisha. Murakoze. Nitwa Mukeshimana Genereze, ngaba mbagarariye abamazazi ni hano mu Kareba, kandi ikindi ndi n'umuririmbyi hano. Ngababyeyi ba mazazi twakoze igikorwa ku rusengero, twifatanije n'abandi bakirisitu ku matafari twarubatse n'ibirahuri byose twarabikoze. Dore na hano twateye indabo turakondora mu rusengero, dutegura ritari, imikeka twarayiguze n'ibitambara byose. Kandi n'ikindi twigishije ababyeyi gukora uturima tw'ikoni wabo, kurera abana neza, ndetse twigisha kuza tunafashanya. Ibyo byose abadamu hano b'abamazazi turabikora. Ikindi kandi twari duteganya no kwinjiza abandi babyeyi b'abamazazi, byatewe n'iyi ndwara yaje, iki cyorezo cya coronavirus cyatumye batinjira, ariko n'ubundi dufite gahunda y'uko igihe nikigera tugasubira mu nzengero, bitewe n'imyifatire batubonaho ko bazaninjira. Ubwo ahasigaye Imana izakomeza ibidufashemo. Nakora dusenge Kevine, abansoma ibice bya Bibiliya mu itorero, nkaba nandi umuririmbyi murakoze. Yesu Arise Diane, abandi umwana wa pasiteri muri paruwasi ya Kareba, abandi umuririmbyi muri korali twamaze ubutumwa. Nanjye nyine ndashima Imana kugura urusengero rwubatse hano kuri paruwasi ya Kareba. Nyine byaradushimishije mu rubyiruko kuba dusengera ku rusengero rwiza. Tukaba nyine byaratumye nyine n'urubyiruko rwiyongera, kubera ko nyine nk'urubyiruko dukunda nyine ahantu heza hari isuku. Nyine byatumye urubyiruko rwiyongera, amakorali biradufasha gukora isuku, nyine biratworohera. Turashimira nyine abateye inkunga nyine yo kubaka urusengero. Imana ikomeze kuba umugisha. My name is Ahimbazo Agnes Tafati. I'm in Senior 5 at Sunrise, taking PCB. Nowadays, in this time of coronavirus, we are not
studying as usual, but for me, I'm taking notes. I'm taking studies at home, encouraging even my students, my fellow students, to continue studying, even though it's not easy, but they should put more effort. Now we stay in Kareba, Nyabihu district, Kareba Parish. I thank so much this Shyira Diocese for giving my father a job, and it's where I got sponsors. I thank so much my sponsors for the work they are doing. It's not easy, but I thank them so much, and I thank even Shyira Diocese for the work they are doing. I'm thanking so much partners of Shyira Diocese for the work they are doing. I'm encouraging also my fellow students who are at home to continue protecting themselves in this time of coronavirus, because it's our job to protect ourselves. It's not easy, so I thank them so much.